ubundi njye hari uburyo notsa burushete. Izi burushete zose Hari uburyo notsa burushete ikabira. kudakoza mu kirungo. Ikabira nyiri ku safuriya. Oya burushete uri kuyotsa ntabwo uhita ushyiraho ikirungo. Ubundi ushyiraho ikirungo ari uko imaze gushya. Ikirungo niho wagikoze. Ikirungo iyo ubona burushete itangiye kubira igiye gushya. Burushete se irabira kandi iri ku muriro. Irabira ku mbabura. Hanze numve ko ziri gushya neza de. Ntabwo wakiburira. Ahubwo mbashyireho na ka piripiri. Urusenda se? Nabonye nkunda urusenda. Ubundi hari urusenda rumwe rw'akabanga ntabwo aba ari sawa. Hari agasenda bita ka piripiri mbuzi. Piripiri niyo nziza. Ka piripiri mbuzi. Mbuzi se kuki wongereho mbuzi? Kara niko nkitangiye. Urabona Urabona ko zabize? Izi zo zahiye nushaka ko zishyire ku ruhande. Ni muco mukaze cyane yokereza abazungu. Korake. Kandi buriya bamucoma nibo bantu ba mbere barya abana bahiye. Ariko nawe ameze neza. Nk'ubu umukobwa ngende kumbabura yanjye wenda bose niba ari bumpembe 3 nangwa 2. Ariko dimfasha nkuzanira akantu kunyota. Hakaza agakobwa keza kankunda. Ndiyemeza ngahombi igihumbi nkamushyiraho ibirayi bya 300 n'utuburushete 2. Tukajya mu cyumba ngasigaho umwana hano. Tuva mu cyumba tubirangije. Reka mbahe ikaze rero kuri Kigali 250 nkuko bisanzwe nifuriza buri wese umwaka mushya muhire. Nizere ko noheri mwayiriye neza na bonane mugiye kuyirya neza. Hano hari mucoma. Hano turi ni mu rugo iwacu bansuye nako yakayansuye. Nifuje ko ndangizanya umwaka ndi kumwe na Yaka cyangwa se nsoza umwaka Yaka. Turi kumwe Yaka nta kindi kintu akunda uretse inyama n'impamvu navuze ntireka shaka icyokezo Yaka kuri uyu munsi ndiye mucoma Yaka. Ubundi ngewe ikintu cyo kotsa rwose niko kazi kanjye. Ubundi ngewe niko kazi kanjye ubundi banyita mucoma number 1. Mucoma number 1. Ubundi nuko uwangejeje hano. None se kutari gufata n'uburoso uri Oya nge ndotsa. Ubundi nge hari uburyo notsa burushete. Izi burushete zose Hari uburyo notsa burushete ikabira. Kudakoza mu kirungo. Ikabira nyiri ku safuriya. Oya burushete uri kuyotsa ntabwo uhita ushyiraho ikirungo. Ubundi ushyiraho ikirungo ari uko imaze gushya. Ikirungo niho wagikoze. Ikirungo iyo ubona burushete itangiye kubira igiye gushya. Burushete se irabira kandi iri ku muriro. Irabira ku mbabura. Irabira uko habira inyama ziri mbise. Reka da irabira bitewe na mucoma wariwe. Natwe ba mucoma number 1. Ndayibiza ku mbabura. Ubundi burushete nk'iyi itarashya neza. Aya ni amavuta. Urabanza ukazikubita amavuta. Urumva wamara kuzikubita amavuta abantu ukazihata umuriro. Urumva noneho ikirungo gishyira noneho ubundi wamara kuzikubita amavuta kugira ngo zibanze zishye neza ku buryo umukiriya ari buryo burushete nziza ihiye ukazihata umuriro. Egerayo kirona kwanduza. Ubundi wamara kuzikubita umuriro ukagenda uzihindura. Urabona ko zitangiye kubira. None zahindura ibara ubona zigiye gushya neza. Ugahita uzikubitaho ikirungo. Ubundi ngiye gushyira ikirungo urabona ko zigiye gushya. Iyo zigiye gushya rero muzi ko mukabyira meko yakazikotsa inyama yewe ndi number 1 bura no kubaga ihene nge ndayishishura. Wabaga ihene nk'inyago ese ko tuzi inyago yari uzi kubaga. Nawe yari mucoma ariko nanjye yaranze nge ndi number 1. Oh yes. Nge buriya ku bintu byerekeranye no kubaga ihene ndayibaga zingaro. Urumva iyo ugiye kubaga ihene uhera ku mutwe cyangwa uhera he ugiye kubaga? Uhera ku mutwe. Nese umutwe si ukuraho. Umutwe ni ukuraho. Bitaza kugushirirana. Ariko nawe uzikotsa abanyamakuru. Ariko se yakakunze ko kundi inyama ukamuhambona nta merwe ufite uyu munsi. Ubyari ariga ni commande wa mama. Abajijura rye. Abajijura rye baze kurya. Ariko ubundi bungu amerwe yasha. Kambanze numve ko ziri gushya neza di. Ntabwo wakiburira. Ahubwo mbashyireho na ka piripiri. Urusenda se? Nabonye nkunda urusenda. Ubundi hari urusenda rumwe rw'akabanga ntabwo aba ari sawa. Hari agasenda bita ka piripiri mbuzi. Piripiri niyo nziza. Ka piripiri mbuzi. Mbuzi se kuki wongereho mbuzi? Kara niko nkitangiye. Urabona ko zabize? Izi zo zahiye nushaka ko zishyire ku ruhande. None ibirayi aba bose rwose ibirayi umurago abasigaye kucyumutsa gusa. Ibirayi ubundi tuba twabinyujije mu mavuta. Ariko iyo umukiriya aje
turongera tukacyumutsa neza ku mbabura kugira ngo arye ikirayi gishyushye ariko ubundi babyanyuze ku mavuta biri standby. Ubu byatunganye ibirayi byatunganye ariko bitewe na commande ndongera mbisubize hehe niba ukeneye ibirayi bya 2 iby'igihumbi ndabifata nkabisubiza ku mbabura nkabyumutsa neza ariko ubundi hariya banabishise bivuye he mu mavuta. None ubwo reka dukore brushette noneho ushyireho ibirayi sibyo ushaka usogongeza se zizahika noneho twereka ibirayi rero commande rero dore ubu hano ni amafaranga 300 ubwo kimwe n'ijana igisate kimwe n'ijana hano ni Kigararega ntabwo ari mu cyaro aho ni ibisate 3 ikiro ubucyari gihagaze ngaho ubigura ikiro gihagaze amafaranga 400 ikiro ni 400 kongera ukagikubita ikirungo urumva kugira ngo umukiriya none hano biba byahiye ni ukugishyushya gusa kuko biba byavuye mu mavuta none kugira ngo cyumuke neza urongera ugakubitaho ikirungo kugira ngo umukiriya arye ikirayi kimeze neza gishyushye. Ngiye kudukora none ariko bubikora nta kibazo turaba turi kubireba. Ndashaka kugira ngo mbaze abantu mwere muzi ko Yaka azikotsa inyama cyangwa se Yaka ari mucoma cyangwa yaba mucoma yambaye imyenda y'akazi yambaye imyenda ya mucoma kuri uyu ariko sinzi ko inyama tuza kuzirya kuko araba yase. Umucoma ni wo mu Gifaransa baravuga ngo qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Mu gukora kuri hotel urya kuri hotel. Musurumva nabagihene. Wasabye kuri bwokereza abantu. Wahembwa ngahe? Wahembwa uza kokereza abantu. Ari kirakanda hembwa ariko ntabwo nakosa nari kurya. Ubu se bokereza baraza kuryizihe kuri bo wazimaze. Ahubwo kubunana. Niba hari umukire ushaka kubaga nyine 3 we mu rugo afite abashyitsi abantu zantumeho nzane n'abahungu bo kumfusha nka 2 naho kotsa rwose ndiyamina nako kanya brushette 100 kumbabura na amasegonda ubundi ari ukuntu ufata brushette niba ari brushette 200 100 ukazishyira hano kumbabura ziri kureba imbere izindi 100 ukazikaturuka hariya zika brushette 200 ukazokereza rimwe zigahira isaha imwe zigahira rimwe niba ari commande ukajyana ku meza. So ntihazagira umukire rwose uvuga ngo yabuze mucoma turahari rwose twabikoreye kose kutari barivuze mbere kuzi gucoma Yaka abantu bakaba babimenye ubu ngo ahubwo ngewe uyu mwaka tugiye gutangira wa 2022 ngiye gushika icyokezo cyanjye hano Nyamirambo kandi ndabizi bara bamucoma bose b'Inyamirambo nzabakuramo kandi kuri make brushette turwasa uzagikuramo iki turwasa ko ari make uya ngewe kubera ko nzaba mfite abakirame nzajya nunguka makeya ariko nyabone vuba ushobora kuba gihene imwe ukayihendaho ukayicuruza iminsi 2 ariko ngiye nagurisha kuri make ihene 3 ku munsi nkaba nazirangije wowe ukiri kuri ya yindi imwe kubera iki guhenda. So abe makuru nayahaga bamucoma mugurishe make ariko mwunguke vuba bive mu nzira. Iki kirayi nyamara kiraza gushirira Yaka iki ngiki nandi gukora ku buryo umutsi kirayi kirebye ngiye ndi mucoma namba ngo fashe n'ibingi bo byomotse nanjye ndi kugenda mbyiga kandi washobora kotsa ntabwo wabonye wa mukobwa ntuza mucomante Aline wa munyamerika uba Texas arotsa muri leta zunze ubumwe za Amerika mucomante nuko n'ubundi ari mucoma kubera iki yise mucomante Aline muri Amerika aracoma arotsa rwose ni mucoma ukaze cyane yokereza abazungu korake kandi buriya bamucoma nibo bantu ba mbere barya abana bahiye ariko nawe ameze neza nk'ubu umukobwa ngiye ndi kumbabura yanjye wenda bose niba ari bumpembe 3 nangwa 2 ariko dimfasha nkuzanira kantu hakaza agakobwa keza kankunda ndiyemeza ngahombi igihumbi nkamushyiraho ibirayi bya 300 n'utuburushete 2 tukajya mu cyumba ngasigaho umwana hano tuva mu cyumba tubirangije akira iyo ni ngufu uko arya brushette ya mbere bamucoma nyine urabizi tuba turi kumbabura tuba dufite icyaka. Hari umuntu ukunda ngufu inyogoye mwarahuye Yaka inyogoye bitebye ubundi inyogoye ni kuriya nihura ni gute amubonye uko namubonye inyogoye ni wa wundi ni wa musinzi nkanjye yikundira icyo kunywa akivugira bya bigambo bye biri aho ngaho nabyaye n'ibyacu twese abantu bakamwikundira kubera iki abantu babashaka ibintu bagabanya stress ariko nimwe mu bana abantu stress umuntu yaba yiviriye ku kazi afite ibibazo yashwanye n'umugore baba dushaka no kuvugana kigira kuri YouTube akatureba mukamusetsa tukamusetsa izi ni fomo zavuye he Yaka
urabona mucoma agomba kuba ari smart, wambaye itaburiya ifite isuku like this. Hari igihe usanga mucoma rwose yambaye itaburiya nk'iy'umweru ugasanga yabaye umuhondo ivanze n'umukara. So bamucoma rero mugerageze muri iyi minsi mikuru mukora ibintu by'agasuku ku mataburiya yanyu rwose. Mbwirana ba bose abakozi banyu bana muri iyi minsi mikuru bagerageze bakora agasuku bambara amataburiya y'akazi. Hari umuntu wari uzi ko yaka koko yamenya kwambara itaburiya y'umweru isa neza akajya kucyokeza agacuma cyangwa se akotsa inyama, mu by'ukuri uburyo aragaragara nka mucoma koko yujuje ibyangombwa byose ku kantu ke ko kunywa yaka. Noneho ndagira ngo kuko ndi kubona kankokoreho bino biraya ariko ndabona byumutse, ndagira niba ari inyama uze ugafate uburi kukarya hano tuye tuganiraho gatoya bunaruhuka. Anzeli zanu zidashirira. Zishyire ku ruhande nta kibazo. Nta kandi ufata surahazi. Yakamwana usikona tutubikanye wa mucoma nambana ari gakumbabura. Kumbabura tuba dufite icyaka cyinshi cyane kora n'umuriro n'icoma. Akanyama rukameze gate wokeje? Akameze neza cyane. Hari handi hantu urajya kotsa inyama cyangwa urokereza inyama, ntago kwasi yasu urotsa inyama ngo umwereka kuzi kotsa nyine cyangwa se kuzi kwasiya yasiya kuko kwasiya twebwe ihene turazimanika rwose n'ejo kubunana tuzaba twamanitse ihene urumva nzaba ndi kotsa rwose. Ikindi ndabanza gushimira umwana wanyigishije kotsa bamwita Muhire Mucoma, ni umwana w'Igicumbi tukavurema. Muhire niwe wanyigishije kubaga ihene, anyigisha gukora zingaro, anyigisha kubaga urukwavu, kubaga inkoko. Hari abazanaga amakoko bakazana inkwavu amufasha ngenda mimenya gutyo, ariko yarankundaga cyane. Urumva ko yakugiriye neza. Ubu ngubu ukorera amafaranga ujya kotsa bakaguhemba. Ubu ngubu hari n'umukire ushobora kuvuga ati munshakire mucoma nshaka kubagira ihene iwanjye bazanye imbavu. Nanjye impamvu nifuje kugira ngo kuri uyu munsi uze kugira ngo nyine kuko warambwiye ngo uzi gucoma koko, impamvu uyu munsi unashaka kugira ngo uze nyine undebe koko niba ubizi kandi koko wabikoze wabinyeretse uzi gucoma inyama. Nubwo ntararya ariko ndaza kuryaho ndaza kubyumva bitewe n'ukuntu numvaga zihumura ziryoshye zigomba kuba zimeze neza. Ubwo rero umuntu waba wifuza ko wamugani wamukorera akazi cyangwa se wamucomera mu rugo, ubwo aba ari tayari cyangwa aba ari hafi yakani mucoma kuri iyi saha. Ubu witwa Yakamucoma? Kamucoma oya mucomante narine Yakamucoma. None si wenda n'iryari umuntu ashaka kuvuga ati wenda yakamuhamagaye wanjye akaza gucoma yanshangaye. Iyo ugiye guca amafaranga ugiye gucoma wenda ugiye gukora mu rugo rw'umuntu wawe umuca nk'amafaranga angahe cyangwa ugendera ku ni kuvuga biterwa niba ari ihene 3 niba ari ihene 2 kuko icyambere umutwe aba ari uwanjye. Umutwe w'ihene aba ari uwanjye kuko ndawutahana iyo ntashye ndangije akazi. Uruhu aba ari urwanjye. Ubyo nta kibazo kamaze mubwira uburyo mucoma niba ngiye kukireza nk'umukire. Niba ari ihene 2 umutwe ntabwo awubara, uruhu ntabwo rubara, ibyo aba ari ibyanjye. Ubundi tukavugana igiciro, niba afite abashyitsi be burushete nkazimwokereza neza, zingaro nkazitogusa nkamuha zingaro zivuye mu nyama zo mu nda ko zingaro ziva mu nyama zo mu nda. Hari uburyo tuzizinga, wamara kuzizinga neza cya kizingo noneho ukagishyira mu safuriya ukagitogosa. Ntucyamara gushya neza ukazikuramo ukayihoza zingaro, ubundi ukayikatamo burushete. Byo nshita burushete ya zingaro. Ubwo rero ngeyo ndangije akazi kanjye umemba yanjye twavuganye niba ari ihene 2 niba ari 3. Ihene imwe uyokereza nkangahe se bibiri? Ubundi uwo mutwaro wawe n'ubundi n'uruharo rwawe ihene uyokereza nkangahe? Bo biterwa n'uwari we kuko ari umubose namuca na 50. Ari umuntu kuyotsa harimo n'ibirungo urabyigurira. Oya byose arabiguramo amafaranga y'ibirungo n'ibitunguru byose. Ngewe mpfa gusavinga abashuti baba yahamagaye imiryango ye yose. Ngiye nkuko naza kotsa hano mu gipangu watumye abavandimwe banjye nkaza ndi mucoma.
ibirungo byose ugomba kumpa amafaranga y'ibirungo, ukama amafaranga y'ibitunguru byose, ubundi ngiye nkakokereza, ubundi ukajya umbwira abundi busavingi gusa. Ariko ikibazo cy'abakire hari ukuntu wotsa burushete babashyitsi baza ari benshi, bamwe bakajya bagusanga ku mbabura, mwakora hari ahantu nagiye kokereza umukoroneri, twagiye kokereza umukoroneri, noneho yari yatumiye abasirikare, nandi kumwe n'uwo mutipe Muhire Mucoma, twari twokeje burushete 200 kuri uwo mukoroneri, turi babiri, ariko bazimariye ku mbabura. Abasirikare bakaza ngo bamukinga ngo ntabwo zirashye, shaka bafashe ya mbere, ubwo se afande waburetse ko zitarashye ngo zanasha, afande sanga hasigaye burushete 80 muri burushete 200. Namwe ariko afande ntazo twariye, dore n'abashyitsi bawe bari kuzirya. Ariko urumva ko iki se nta mirigori wagize ngo ujye ufata kamwe n'ubundi urya nkuko twebwe bamucoma, twebwe turya ari uko akazi karangiye. Kuri wowe se tuba dufite zacu zari zava kubariye akazi twagiye twiba, urumva nk'umuntu ku ruhande muraniba ku ruhande hari zo twiba, urumva nka boss aba yaguhaye ihene ngo uyibage uyikontororiwe, ntabwo abazi ngo haravamo burushete zingahe. Nubwo atafandi iyi hene iravamo burushete 100, iyi iravamo burushete 5, ntabwo ririrwa bar wakuramo 300, wakuramo burushete zingahe, izindi nawe ukajya kuzirira ku ruhande. Bamucoma bariba cyane. Ni byiza wenda, reka wenda ni byiza kuko twishimiye kumenya yuko uri Mucoma, twishimiye kumenya yuko wenda urumva n'uwundi muntu wagukenera uwo ari we wese, urumva ko agushatse atakubura. None se reka nkubaze yaka n'umwaka urangije gute rero? Noheli yarabaye, ubu turi kwitegura bonana, irabura amasaha make cyane. Uno mwaka usoje gute dore kuri no ku mpera z'umwaka? By'umwihariko ndabanza kugushimira ubwo uyu mwaka tawusojanye kuri gahunda twari dufite, ariko byagenze neza, turacyari kumwe, no problem. So n'uyu mwaka tuzawutangira amahoro. Nshimira nabo twakoranye, so abanyamakuru ba YouTube channels zose twakoranye, ndabashimira kubona turangije umwaka amahoro. Ikinshimije cyane nta n'umunyamakuru twakoranye wigeze ava mu mubiri kugeza uyu munsi, twese turacyari kumwe. Ikindi cya kabiri ndashimira, by'umwihariko se nashimira abantu benshi, ndashimira abanyamakuru muri bose ba YouTube. Mbere ya byose ndashimira abanyamakuru ba YouTube, kandi icyo nabasaba gusa uyu mwaka tuwutangire neza, kuko abanyamakuru ba YouTube rwose ndabizi mugirana ishyari. Ntabwo ndi umunyamakuru wa YouTube ariko unkorana namwe, so mugabanye ibintu by'amashyari. Niba ubonye channel ya mugenzi wawe iri kuzamuka, ntukamugirire ishyari, ahubwo dufashanye nibwo tuzagera aho tugera. Naho nubona mugenzi wawe ari kuzamuka ukamugirira ishyari, naho tuzagera, tuzakomeza muri ayo mashyari. So ndabashimiye mwese abanyamakuru ba YouTube n'abanyarwanda muri rusange, ndetse n'abafanazi bacu. So abandi rero badakurikirana YouTube, bana mugerageze mujye mudukurikirana, by'umwihariko abanyarwanda, kuko nimutareba izi channel zikorera mu Rwanda, kandi murabizi abanyarwanda turi bake. Nshimira n'abari hanze bashyigikiye channel ziri mu Rwanda. So abanyarwanda ahubwo abareba YouTube ni bake cyane, mugerageze bana mujye mureba YouTube, tubagabanyirize stress. Reka tusoze ikiganiro kugira ngo tujye kurya ziriya nyama watwokereje, ariko ntarasoza. Reka wenda nkubazi ninde wenda, kuko wowe uri kuri social media cyane kandi niho uhahira, sibyo? Niho uhahira. Ndagira ngo mbwire abanyamakuru nk'ababiri mwabanye neza, musozanyije umwaka neza, cyangwa batatu musozanyije neza, mwakoranye neza uyu mwaka tugiye kuvamo, abanyamakuru batatu mwakoranye neza mpaka umwaka urangiye. Ngewe rero kubera ko nta bintu buriya by'amatiku nkunda kugira, njye abanyamakuru bose twakoranye, uretse kuvuga ngo runaka, umunyamakuru wese wa YouTube twagiranye ikiganiro, mwese ndabakunda, mbakunda kimwe. Ahubwo icyo nabasaba ni ugufashanya, ntabyo kuvuga ngo runaka ngo niwambereye mwiza, ngo runaka ngo niwambereye mubi. Uzi ko yangiriye nabi yarakoze, uzi ko yangiriye neza sasifi. Thank you. Uretse gato dusubize ku kantu, hari akantu
kagaragaye urimo gutuka Yago ubyimbye amajigo ngo yarakorogesheje Yago hariya nari nasinze ariko icyanshimishije Yago ni umuntu wihangana yarambabariye ngo n'umuntu wagusindishije gufata akavido nta muntu wansindishije nabikoze ku giti cyanjye kubera ubusinzi bwanjye na Yago narabimusobanuriye arabyumva mwe kujya muvuga ngo umuntu yakoze ikintu bya bintu nivugishwaga kwa Siya ngo banshutse ngo baransindisha ngo baramura ngo tukeoya ibyo ngibyo ngo kujya babigira urwitwazo nge bira bintu nabivuze kubera ubusinzi bwanjye ariko iyo nza kuba muzima ntago nagomba kubivuga ariko nta muntu wigeze umbwira ngo ntuke Yago nta nuwambwira ngo tukumuntu ngeyo ngo ututse mbikora ku giti cyanjye nta muntu bambwiye ngo ntukira runaka ubu ngubu Siya mwariyunze mumeze neza Siya twariyunze yanamfashe neza na nubu niwe ncumbikiye mbona muri iyi minsi uri kurya amanyama ibikoko n'ibiki muri iyi minsi umeze neza oya kurya inkoko byo zirya nkurya ibishyimbo inkoko zo kwa Siya inyama ziba ziri muri firigo urumva nziteka igihe nshakiye niyo nsanze batetse nagenda ngafite izanjye ngateka kwa Siya rwose inyama zirahari uretse no kubunane n'indi minsi yose uretse no kuri Noheli turya inyama shaka ijuru every munsi reka dusoze kugira ngo utwakirize niwe ugiye kutugaburira ubu ngubu nk'umuntu watetse cyangwa wokeje niwe ugiye kudusavinga ndagira ngo rero usezere abakunzi bawe ugira abo wifuriza umwaka mushya muhire ujye wifuriza bonani nziza dore ko ibura umwanya muto kugira ngo ibe ngo usezera abantu bawe okay by'umwihariko ndabanza abana twabanye mu nkambi ya Gihembe bose aho bari hose bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abari muri Kongo n'abasubiye Masisi n'abasubiye mu shyamba aho twabaga mwese murabizi ndashimira by'umwihariko abana twabanye mu nkambi ya Gihembe nshimira n'abakiri mu nkambi n'abari hanze y'inkambi nanjye ndi hanze y'inkambi ariko ndi umunyenkambi nshimira n'abantu bose twasanze Mahama tukaba tubanye neza n'impunzi z'abarundi natwe turi impunzi z'abakongomani mwese mbifurije umwaka mushya muhire Peralinga Kabino Foro nshimira n'abakongomani muri rusange nimureba nabi tuzabasanga murakoze rero nuko dusoreje ikiganiro wenda sindi bivuge byinshi reka dusore ikiganiro cyacu yari afite amerego yo kujya ku cyorekezo dore ni hayisajya reka tube dusoje turongera dusubire cyangwa se twasubire ubutaha twagira ngo tureka yakafite indi mpano mutari muzi ko ari Muchoma bye bye